muri 1973 ikintu cya mbere yahise akora ni ugushakisha ukuntu yigarurira uwo muryango umaze gufata ubutegetsi, ni ugushakisha ukuntu yigarurira uwo muryango wa Habyarimana. Muzabyumve neza aho Adeline asaba imbabazi Agatha. Mwibuke neza umukobwa wa Habyarimana Marie Jeanne arongorwa. Ibi twagerageje kubivugaho inshuro nyinshi, wamurongoye, impamvu yamurongoye, impamvu nzirorera yabijemo, ibyo byose byari bihe. Ariko mwibuke abaje wa mwanya ujyamo ba nyirasenge, wa mwanya ujyamo ba nyirasenge, umwe ntawe mvuga kubera ko ntabwo ari muri iki kiganiro, nta n'impamvu yo kumushyira muri iki kiganiro, ariko umwe mu bandi, kuko haje babiri, umwe yari Adeline Rwigara. Rwagafirita ni umuntu rwose abantu barabibonaga abantu bazi Kigali, ni umuntu ku byerekeranye n'abagore byari bikomeye cyane. Agomba donc icyo gihe muri Kigali, icyo gihe relationship, ukubana kwa Adeline Rwigara na Rwagafirita, buri muntu wese arabizi ko aba bantu babanaga kandi bari bafitanye ubusabane, ndetse Rwigara yabonaga ariko agasa n'ushaka kutagira ibyo bita kudakoma rutenderi hejuru y'umugore wa Rwagafirita wahoraga yijimye bitewe n'iyo relationship. Noneho i Burundi afashe uyirukeba aba aramutwaye uyu Immaculée arabizi neza ko rwose Madame Adeline yahise atwara umugabo we. Ibi nabyo byajyaga bivugwa ahangaha muri Bujumbura, ikintu cy'ibyishimo kugira ngo yerekane ko nyine iri shuri yarangije. Umushyitsi w'imena, umuntu bavuga ko yari na fiance we rwose, yari Kajuga Robert. Kajuga Robert niwe wari waje, ndetse ibi bintu byabereye aho bita ku Murangara, aho ni muri Gishyita, Umurangara. Iyi pati rwose umushyitsi w'imena yabaye Kajuga Robert. Bavuga rero nanone ababizi bazatubwire, bavuga ko nanone yari yagize ikibazo cyari cyatewe nuko muri mukuru we uyu Adeline yabonaga rwose yaba afitanye umubano n'umugabo we Rwigara. Byatumye rero bashyamirana, ntabwo bumvikanye bitewe n'uko nyine umwe yarakiri muto. Ikindi kandi muzi neza ko kubera bya bintu byabaye, nta relationship yabo bombi yasaga n'iyapfuye bitewe n'ibyo Rwigara yabonaga. Ntabwo rero hakomeje kubaho iki kintu. Rwigara ni umuntu nyuma y'igihe wagerageje kuva muri iyi relationship, kuko abantu bazi undi mugore yigeze, ndetse babyarana abana babiri. Abantu rero bazi neza iby'uyu Josiane, kuko yari atuye na hariya Gisozi, banahamya neza ko igihe Rwigara agira impanuka yari avuye kureba umugore we. Mbabwire ko uyu mugore arazwi, Josiane n'abana be babiri, ndetse nyuma y'igihe yaje no kurongorwa. Ndabaramuce cyane mwe mudukurikira hano ku Gicaniro TV. Ni iby'agaciro rero kubana namwe. Nge ni Egide Ruhashya, akaba ari Gicaniro TV. Ikiganiro rero cy'uyu munsi ngiye kwibanda cyane ku muntu umaze igihe kinini cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko ikigaragara ni iki, ni uko yitwaza ikintu kimwe kugira ngo abashe kudeturiza abantu, abashe kwandagaza abantu ku mbuga nkoranyambaga, abashe gukora ikintu yitwaje umutaka w'icyo yinjiyemo, noneho akabizana mu buryo bwo kugira ngo asenye abantu cyangwa se abavuge ukutariko. Ariko umuntu wese akibaza ngo ese abantu barimo barabifata bate? Ese abantu uwo muntu barimo baramwemera bingana iki? Mushobora kwibaza muti noneho ni muntu ki agiye kuvuga. Murimo murabona ko Madamu Rwigara Adeline, ubundi ndakoresha Madamu Rwigara, ariko ubundi izina rye ni Mukangemanyi, aho rero anyuza ubutumwa bwe iteka kuri cano ya murumuna we Tabita. Dukwiye kugira ngo
twese twanarize turebe tuvuge tuti ariko ubundi eh, kuki necessairement agomba kugera hariya. Buriya rero njyewe personnellement njyewe mu kintu cyatumye nza mu itangazamakuru ni uko nibura hariho ibintu umuntu yabonye cyangwa se umuntu yumvise mu gihe runaka. Uri muto, urimo urabyiruka, urimo urakura, hari aho uri gukurira, hari byinshi biguca mu maso, ariko hari n'ibikunyura mu matwi. None uyu munsi bya bintu byose ntabwo nigeze menya ko igihe icyo ari cyo cyose bya bintu nzabasha kubifata nkabyanariza, kuko noneho mu gukura k'umuntu ufata za pictures wabitse, ufata ya majwi wabitse, ukayagerageza kuyasanisha n'ibihe bikavamo ikintu. Ikindi ni ukuba muri ibyo bihe bitandukanye ariko ubana n'abantu batandukanye kandi benshi, kandi ahantu wibaza ko hashobora kuba haratumye influence zimwe zimwe uyu munsi ushobora kuzikoresha noneho muri iri tangazamakuru. Ntabwo mu gihe nigaga i Rubengera, njya za Rwamatamu, njya za Gishyita, njya za Mubuga, njya za Mugonero, njya za ako karere kose 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 kose, ntabwo nari nzi ko hari icyo nzahabona kizagira icyo kinyigisha, cyangwa niba kizanakinyigisha, ariko ntabwo nari nzi ko ari ikintu, hari ibintu nzabona bizaba ngombwa ko biba preve y'ikintu. Bitumye rero nkora iki kiganiro kugira ngo nsanishe ibyo bihe. Madame Adeline Rwigara uyu yavukiye muri komine Gishyita, aho hose ni ahantu umuntu yagiye anyura. Rwigara we murabizi ko ari uwo muri Rwamatamu. Hanyuma Adeline we rero n'abasaza be mu gihe runaka bagiye kwiga i Burundi. Impamvu mpereye ku mavuko yabo n'aho bavukiye, navuze ko nibiza gusanisha n'ibyo umuntu agenda abona yumva, kugira ngo noneho umuntu aze kubigarukaho. Murabizi ko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ibyabaye i Burundi byagize uko byafekita igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ni muri urwo rwego rero ababyeyi babo cyangwa se umubyeyi yabohereje mu gihugu cy'u Burundi kujya rero kwiga mu ishuri ry'Abadventiste ryari rihari. Aho rero bagiye kwiga, yagiye rero kwiga ibyerekeranye n'ubuforomo. Hanyuma arahaba rero aranahatinda. Icyo gihe rero ajya kwiga mu gihugu cy'u Burundi yize aho bita mu Kivoga. Yari kumwe rero n'abasaza be babiri, biga rero mu Kivoga. Hanyuma ndetse urumva bari barimo bakura. Ndajya ngenda mbigira paralele. Hanyuma Rwigara we ntabwo yagize ayo mahirwe yo kwiga, kuko we ngira ngo yagarukiye mu mwaka wa 4 wa primaire, aho yatangiriyeho ubucuruzi ahera ku bunyobwa, agenda azamuka. Muri za 73 Rwigara yari umucuruzi w'ikawa. Ubu ngubu ibibindi by'inyuma ndaza kubigarukaho, ndetse ubwo wenda mvuge ko na Benjamin Rutabana, ngewe aho ngereye mu gisirikare, Benjamin Rutabana ni umwe mu bantu banyakiriye, nasanze rwose amenyereye aho ngaho. Yari atararwara rero virusi yatewe n'aba bashiki be. Benjamin icyo gihe ari umusirikare mwiza, ari mu bantu rero twanabanye kandi tubana neza. Hari bya bintu navuze by'uburyo byaho nize, aho nagenze, aho natembereye, abo nahuye nabo, noneho nje no guhura na Rutabana tubanye mu gisirikare. Ni umusirikare mwiza, ni umusirikare wari utarafatwa n'iyi virusi. Hanyuma nyine ubwo muri icyo gisirikare twabanyemo byaje kubaho ngombwa ko dutandukana, njya muri bimwe ajya mu bindi, ntabwo twongeye guhura. Nsubiye rero kuri iyi nkuru, mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu Habyarimana amaze gufata rero ubutegetsi,
Rwigara nk'umuntu wari umaze kwipozisiyona mu bucuruzi, nk'umuntu wari umaze kubona uko ahagarara, kuko icyo gihe yari umucuruzi ariko yari atuye i Nyamirambo. Muri mirongo irindwi na gatatu ikintu cya mbere yahise akora ni ugushakisha ukuntu yigarurira uwo muryango umaze gufata ubutegetsi, ni ugushakisha ukuntu yigarurira uwo muryango wa Habyarimana. Muzabyumve neza, muzabyumve neza aho Adeline asaba imbabazi Agatha, avuga ko mu gihe runaka atamutabaye cyangwa se atamukoreye ibyo yagombaga kumukorera, ni ukubera uburyo bari barabanye. Nza kugarukaho ni uburyo bari barabanye, ni uburyo bakoranye, ndetse ubwo wenda umuntu araza kubiva imuzi. Muri uku kwigarurira rero uyu muryango rugikubita rwose muri mirongo irindwi na gatatu, abantu babizi, ndahamya ko hari abantu babizi, muzagerageze mukore komenti ahangaha munavuge ko rwose ibi bintu mubizi, cyangwa se muvuge muti oya ntabwo ari byo. Ariko ikizwi ni iki, ni uko icyo gihe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu Rwigara ubwe yafashe miliyoni ebyiri z'amanyarwanda y'icyo gihe, ayaha uyu muryango, ayaha umuryango wa Habyarimana, abaha n'imodoka Toyota Stout. Murazibuke Toyota Stout inshya, arababwira ati iyi ngiyi itangire ibafashe mu bikorwa byo mu rugo. So uri umucuruzi, uraje urekuye miliyoni ebyiri, urekuye n'imodoka nshya. Mu by'ukuri yari yigaruriye imitima yabo, bivuga ngo bwari uburyo bwo kugira ngo ibintu byerekeranye no kuba bamureka mu buryo bwo gukora, cyangwa se mu bintu byerekeranye n'amahoro, ibintu by'imisoro, noneho base n'ababikuraho cyangwa se bamukomorere, cyangwa se mu gihe bitabaye ntibibe ikibazo, kuko uyu muntu muri uyu mwanya byahise bikereya ubushuti. Abantu bibaza ubwo bushuti aho bwaje kugera. Nimwibuke neza umukobwa wa Habyarimana Marie Jeanne arongorwa. Ibi twagerageje kubivugaho inshuro nyinshi, wamurongoye, impamvu yamurongoye, impamvu Nzirorera yabijemo, ibyo byose byari bihe. Ariko mwibuke abaje nk'aba wa mwanya ujyamo ba nyirasenge, wa mwanya ujyamo ba nyirasenge, umwe ntawe mvuga kubera ko ntabwo ari muri iki kiganiro, nta n'impamvu yo kumushyira muri iki kiganiro, ariko umwe mu bandi, kuko haje babiri, umwe yari Adeline Rwigara. Umwe yari Adeline Rwigara muri ba nyirasenge, ba bandi bagenda baherekeje umukobwa bakaza ndetse no guhabwa za gift. Umwe yari uwo. Noneho bibumvishe à quel point aba bantu bari bamaze kwinjirira uyu muryango mu buryo bwo kugira ngo nyine bawigarurire, ndetse bavuga ko kubera ko nyine Adeline yari yaciye i Burundi, burya hari ukuntu i Burundi hari abantu bari barasirimutse mu tuntu tumwe tumwe, hariho ko rwose banavuga ko mu byerekeranye n'ibintu byo bya tendanse, ibintu byo kuba abantu, umuntu yavuga ati dushinga uriya muntu, ibintu byo kumenya ibikenerwa hariya, ariko by'igisirimu. Ibi rero madamu Rwigara, uyu nguyu Adeline yabashije kubishingwa, noneho akajya yadivayizinga Agatha Kanziga mu bintu byerekeranye n'igisirimu, imikenyero myiza, amavuta meza, za parfum, iki, ndetse banavuga ko bwa mbere rwose biriya bintu abadamu bakora byerekeranye no kudefuriza, byerekeranye n'insokozo zigezweho n'iki, uwa mbere wabimukoreye. Abantu ahangaha ndabasaba kuzajya muvuga, ibi bintu birazwi, rega ibi bintu birazwi, ndababwira ko ni ibintu bizwi, ariko burya abatinya kubivuga ni abantu bake. Akiramo amavuta ya mbere kudefuriza rero ni madamu Rwigara wabikoze, aramudefuriza. ubwo urumva aho ubushuti rero bwari bugeze. Hanyuma biza gukomera, haje rero umugabo wageze gutya aza gukomera, ni umugabo wita Rwagafirita Pierre Celestin. Rwagafirita Pierre Celestin akaba ari umuntu wabaye muri guverinoma ya mbere y'abaminisitiri, ngira ngo yabaye minisitiri wa siporo, ariko nyuma kuko yari n'umusirikare icyo gihe yaba minisitiri yari afite ipeti rya komanda ndibaza. Hanyuma yaje kuba rero chef d'état major wa gendarmerie. Ubundi kenshi abantu bibaza icyagiye gituma Colonel Rwagafirita akomera kuri uriya mwanya, kuko ntiyari umunyagisenyi,
nta nubwo yari umunyaruhengeri, ariko abantu bose bibazaga bati ni iki cyatumye akomera bigeze hariya. Muri icyo gihe rero abantu, muri uko kubyibaza, abantu bavuga bati eh, uyu muryango wa Rwigara nawo wabigizemo uruhare, kuko babaye inshuti cyane. ubwo hari hariho nanone no kugira ngo, urabona perezida w'igihugu kuboneka mu bintu bimwe bimwe usanga bigoranye, ariko bagombaga kwiyegereza undi muntu wagombaga kubafasha ibintu bya duwane, ibintu byerekeranye n'aho ibintu byakomeye, kuko icyo gihe Rwigara yakoraga fraude cyane, yakoraga ibintu bya fraude bikomeye cyane. Yagombaga rero byanze bikunze gukora ibishoboka byose kugira ngo agire undi muntu umufasha hafi aho ngaho. Ariko muri uku kwegera uwo muryango no kubasha kubana nawo cyane, Adeline Rwigara we yadepashije cyane, yihuse cyane mu buryo bwo kumenyana n'uwo muryango kurenza Rwigara. So ikintu cyaje kubaho, abazi Rwagafirita Pierre Celestin uwo ari we. Rwagafirita ni umuntu rwose abantu barabibonaga, abantu bazi Kigali, ni umuntu ku byerekeranye n'abagore byari bikomeye cyane. Agomba donc icyo gihe muri Kigali, icyo gihe relationship, ukubana kwa Adeline Rwigara na Rwagafirita, buri muntu wese arabizi. Buri muntu wese arabizi ko aba bantu babanaga kandi bari bafitanye ubusabane, ndetse Rwigara yabonaga ariko agasa n'ushaka kutagira ibyo bita kudakoma rutenderi. Birihuta rero, mu gihe gito cyane rero nibwo yaje kuba chef d'état major, kandi yabibaye igihe kirekire, aza no kugira imbaraga nyinshi cyane ku buryo rwose abazi Colonel Rwagafirita Pierre Celestin bazi ukuntu yabayeho. Noneho yari afite umugore witwa Akana. Umugore wa Rwagafirita abantu barabizi ko yitwa Akana. Uyu mugore yahoraga yijimye. Niba hari umuntu wamubonye aseka azatubwira. Byari impamvu y'uko iyi relationship yari ayizi kandi adashobora kugira icyo ayikoraho. Relationship ya Adeline na Rwagafirita yari ayizi, ariko nta kintu ishobora kuyikoraho. So izo mbaraga zirabaye, afite imbaraga zo kwa Habyarimana, afite imbaraga zo kwa Rwagafirita, ubucuruzi bwabo burakomeye, ndetse ngewe ndanibuka hariho ahantu turi abana batoya twajyaga tujya gukinira, kubera ko abahungu baho bari abantu bakunda football, bimwe by'abana bakunda umupira w'amaguru. Bakundaga football kandi bari barayizi, bari bazi gukina umupira w'amaguru cyane. Ni mu muryango rero wa Rwanyindu. Mu muryango wa Rwanyindu, abo bahungu bari bazi gukina umupira. So niba abantu bibuka icyo gihe mu Kiyovu, Rwigara yaraje agura inzu hariya mu Kiyovu, rwose mu Kiyovu aho ngaho, kugira ngo uzabone umuntu w'umupartikiriye, umuntu w'umusivire wari ufite inzu aho hantu icyo gihe, nta mwanya afite muri leta, byari bigoye. Kuko ndabyibuka uko abantu bari batuye, n'iki, uretse aho twitaga muri seritari, uretse za ambasade n'iki. Ubundi we yaraje ahita agura aho kwa Rwanyindu. Rwanyindu noneho we arimuka. Hari harimo inzu nziza cyane ya kadasiteri. Barayisenya iyo nzu, barayisenya, batangira kubaka iriya nzu muzi yo muri Kigali. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza uyu munsi iyo nzu ntabwo yigeze yuzura. Kuva icyo gihe muri za 40 ntabwo iyo nzu yigeze yuzura, ahubwo iteka basenya bagarura, bongera bigizayo, basenya bajya ikuzimu, bazamura hejuru, bagira bete n'ibiriya byose mwabonye. Ariko ndabyibuka rwose iyo nzu, rwose iyo nzu nge narahageze, ikiri inzu kadasiteri, tuhakinira football. Ntabwo abana icyo gihe bari bakeneye ikibuga kinini cyane, hari utwatsi abantu bakiniragamo, kandi n'abo bahungu bari bazi umupira, bazi football, barabyibuka, n'abandi bana bo mu Kiyovu barabyibuka. Ibyo rero byari kugira ngo umuntu agaragaze iki kintu. Iyo ufite ibintu byinshi cyane uhisha, iyo ufite ibintu byinshi cyane, uyu munsi umubona afite Bibiliya, ahorana Bibiliya, ahora avuga Imana, umuntu ashobora kwibaza ati uyu muntu ibintu avuga ni ukuri.
uyu muntu reka twumve ibyo avuga neza kubera ko tubona ko ari umukristo. Nyamara pasite iteye ubwoba. Ntabwo bivuga ko pasite y'umuntu itatuma aba umukristo, oya. Ariko ubu bukristo bugaruka bukavuga abantu ngo bice abantu mu Rwanda, kuko umuntu wese azi ubu ngubu, cyane cyane abantu baziranye neza, abantu b'inshuti z'iwabo, abantu b'inshuti ze, abantu b'abacuruzi bakomeye bakoranye n'umugabo we, abantu bazwi, amazina azwi, umuntu ashobora no kwenimera ahangaha, bose uyu munsi kubera ko bo bakiri mu Rwanda, kubera ko bizinesi zabo zikora, kubera ko nta kibazo na kimwe bafite, uyu munsi arimo aravuga ko bicisha abantu. Ese umukristo ushobora kuvuga icyo kintu akaguma atsindagira abantu, kwicisha abantu, mu Rwanda wakwica umuntu uyu munsi ukamwica, ejo ukica umuntu, ejo bundi ukica umuntu, ejo bundi ugakomeza ukagenda, ntabwo bibaho. Ikindi kandi, kuki utareka inzego zigakora akazi kazo? Kuki uyu munsi umuntu ashobora kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga, ukirirwa kuri YouTube channel uvuga izina uvuga 2, 3, 5, 8, 10, uvuga abantu uzi mwabanye abadventiste bene wanyu, uyu munsi uvuga ko bica abantu. Niyo mpamvu ibi ngibi nge mbikoze kugira ngo abantu baze batekereze gatoya. Ese abo bantu mu kwemera ko bica abantu, ese we icyo bakwiye kwemera cye ni iki? Ese ukuri kwe kundi ni ukuhe? Icyo gihe rero muri za 90, muribuka ko abantu bamwe baragiye bagenda batatana bitewe n'ibintu byari biri mu gihugu. Muzi neza rero ko abantu muri uko gutatana, abantu bagiye za Buganda, abantu bagiye za Tanzania, abantu bagiye za Burundi. Ndibuka ko icyo gihe nanone abantu twari kumwe i Burundi barabizi, byari birimo bivugwa. Nanone iki gihe madamu wa Adeline Rwigara i Burundi Bujumbura, nanone abantu barabizi, kuko icyo gihe ndetse abantu barimo bashakisha aho bajya, abana bashakaga kujya mu gisirikare. Hari ahantu rero ku isoko ahantu abantu bajyaga bahurira hariya za Bujumbura, ndibuka utuntu tw'udukiyosike twari duhari, ahantu abanyarwanda bajyaga bateranira, bakaganira ibintu icyo gihe twitaga ibihuha. Icyo gihe rero hari abagendaga bakagaruka, abandi bakagenda bakagaruka, mugenda mucungana n'ibihe uko bimeze. Ahangaha niba mwibuka, Adeline we yabaga i Bujumbura, ariko Rwigara we yari yaragiye, yari i Nairobi. Bivuga ngo rero bya bintu byari byarateye cya kintu cy'uko hari ibyo yabonye akanga gukoma rutenderi n'iki. Hagomba kuba harabayeho ikintu cya separation, kuko umwe yasigaye i Burundi, undi ajya i Nairobi. N'ahantu abantu Nairobi yabaga abantu barahazi, ahantu hitwaga Adam Sakt, ngira ngo Adam Sakt, ndumva ariko hitwa. So abantu barabizi. Inkuru rero yaraje y'umuntu witwaga Rukeba, apana Rukeba uriya wo muri histoire abantu bajya bavuga, cyangwa se hari abantu bahuje amazina, ariko Rukeba i Burundi abantu bavuga, abantu bazahita bamumenya, na madamu we rero Immaculée. Donc hejuru y'umugore wa Rwagafirita wahoraga yijimye bitewe n'iyo relationship, noneho i Burundi afashe uyu Rukeba aba aramutwaye uyu Immaculée. Iyi Immaculée arabizi neza ko rwose madamu Adeline yahise atwara umugabo we. Ibi nabyo byajyaga bivugwa ahangaha muri Bujumbura. Ibyo ni ibintu bigenda bigaragaza ese hejuru ya Bibiliya ni iki gihari. Noneho abantu baragiye, ibintu birabaye, iminsi iragiye, za 94, niba abantu mwibuka neza, gushyiraho guverinoma birabaye, gutangira kwinjira muri systeme ziyobora igihugu zirabaye. Rwigara ari mu bantu ba mbere batangiye gukora ibintu bya solidarite Kibuye, ndetse yayibereye n'umuyobozi. Hanyuma iyi solidarite Kibuye itangira, muzi ibyo yatangiye gukora birimo rwose gushaka kuvangura abantu, birimo gushaka ubona bashaka gusa n'abagora ubuyobozi bwari bukijyaho. Hanyuma ibi ngibi aho bimenyekaniye, niba nanone mwibuka
umudepite wigeze kubaho witwaga Rangira Adrien, yari afite pariti politiki. Rwigara arashaka kuyinjiramo kugira ngo agaruke nawe muri politiki. Donc icyo nshaka kuvuga ni iki, ni uko buriya Rwigara nanone muri iki gihe cyo kwinjira muri 94 abantu bashakisha ukuntu binjira mu gutunganya igihugu, za minisiteri zarapfuye, harimo gushakisha ukuntu bazinjiramo, nta mafaranga ahari, barimo barashakisha amafaranga kugira ngo eh, igihugu cyiyubake muri diplomasi, za ambasade barazibye barazimaze. Barimo barashakisha ukuntu bagenda baplasa abantu kugira ngo barebe ukuntu diplomasi bayizamura. Amabanki nta mafaranga arimo, barimo baragerageza kureba ukuntu bigenda. Abakozi ba leta mwibuka ko batahembwaga, barimu, abaganga, icyo gihe ibintu byari bikomeye. Rwigara yari mu bantu bagerageje gushaka gukorompa muri ubwo buryo bwa gutyo nka bya bindi yakoze muri 73, ariko ntago byamuhiriye. Bitamuhiriye rero niko yashatse gushakisha ukuntu yakwinjira muri politike aciye muri iri shyaka rya Rangira Adrien. Ibi nabyo ntago byamuhiriye. Nyuma yaho muzi umugabo witwa Sebarenzi wigeze kuyobora parlement. Nanone uyu muntu muzi ko nanone hari ibintu bamucishijemo umuntu atagomba kugaruka hano mu mateka, ariko ibyo byose impamvu mbivuga nagira ngo mbereke impamvu uyu muryango wagiye winjira muri politike cyane, ariko atari ukuyinjiramo neza, kuko umunyarwanda wese agomba gukurikira politike, ariko uyijyamo mu buryo bwiza. Ikindi kandi iyo ugiyemo ugiye muri intensiyo zo gukorera abaturage ni byiza, ariko iyo ujyamo ushakisha ukuntu ukurura wishyira, ugashaka no kwemfuruwansa ukurikije ikimenyane, ukurikije ikene wabo, ukurikije aho abantu bavuka, kenshi birangira nabi. Uyu mugabo rero Sebarenzi ari mu bantu baguye muri iki kintu kubera nyine abantu bagiye bamukoresha ibintu bitari byo. Nyuma yaho rero nyine murabizi ko Sebarenzi yagezeho agahunga, ndetse hariho n'abantu bamwe umuntu ashobora, ibi bintu ndabyibuka bya Solidarite Kibuye, ndabyibuka ko rwose hariho abantu bagiye babyanga bavuga bati ibi bintu ntabwo ari byo, barimo ba Paul Muvunyi. Harimo n'abandi bantu rwose bagiye bagaragaza, nka Paul, ndibuka ko muri ibi Solidarite Kibuye ubanza yaratowe kuba vice perezida w'iki kintu, ariko ibintu asa n'ubyanze. Asa n'ubyanze avuga ati oya, kuko bari bashatse gushakisha n'ukuntu binjira mu gisirikare. Ibintu rero ntabwo byabakundiye. Ahangaha ndaza no kugaruka kuri Tabita, kuko Tabita ni umwe mu bantu nawe nyine uyu mukuru we acishaho ubu butumwa mu rwego rwo kugira ngo aharabike abantu, cyane cyane aharabike igihugu. Binatangaje ko mu byo avuga asigaye rwose nawe marerezuma, cyangwa se rimwe na rimwe umuntu anabura no kurabivuga, kuko ibaze donko ababyeyi be aho umuntu ashakishirije usanga umubyeyi we yarapfuye muri za 59. Umuryango wose, ndavuga umuryango wose, abavukana na se barapfuye za 59, kandi arabizi. Nyina yishwe n'interahamwe. Uyu munsi aratinyuka akavuga ko jenoside itabaye. Ibaze namwe ibintu byabereye mu Bisesero, azi neza imiryango, azi abantu, inshuti, abavandimwe bagatikirira za Bisesero, uyu munsi akavuga ko ibyo bintu bitabaye. Azi ibintu byabaye za Mubuga, azi ibintu byabaye za Mugonero, azi ibintu byabaye hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi akavuga ko, kandi abantu benshi arabazi, uyu munsi rero avuga ko ibi bintu bitabaye. So reka rero nsubire kuri Tabita. Tabita ni umuntu yize Muramba. Yize Muramba, hari ishuri rya Muramba, hari ishuri economique ry'abakobwa, ryari rikomeye cyane, ryari rikomeye cyane iryo shuri, kugira ngo uribone byari ibintu bikomeye. Iryo shuri rero yararyize. Noneho ndabyibuka ko, cyangwa se naranahageze aho i Muramba, njyewe personnellement narahageze i Muramba, kuko nyuma y'aho mviriye i Rubengera, nagiye kwiga i Rambura. Iki gihe rero nyine nabashije gusura
iri shuri ndarizi rero ishuri rya Muramba. Iri shuri rero yarirangije, iri shuri yarirangije yabonye diplome, yakoze agasware, yakoze ikintu cyerekana nyine ko yarangije, yatumira inshuti n'abavandimwe, akora rero pati, akora ikintu cy'ibyishimo kugira ngo yerekane ko nyine iri shuri yarirangije. Umushyitsi w'imena, umuntu bavuga ko yari na fiyanse we rwose, yari Kajuga Robert. Kajuga Robert niwe wari waje, ndetse ibi bintu byabereye aho bita ku Murangara, aho ni muri Gishyita umurangara. Iyi pati rwose umushyitsi w'imena yabaye Kajuga Robert. Hanyuma za 86, 87 yaje rero kugenda ajya kuba mu gihugu cy'u Burundi, yagiye i Bujumbura, aho yaje kuva rero akajya muri Canada. Bavuga rero nanone ababizi bazatubwire, bavuga ko nanone yari yagize ikibazo cyari cyatewe n'uko muri mukuru we uyu Adeline yabonaga rwose yaba afitanye umubano n'umugabo we Rwigara. Byatumye rero bashyamirana, ntabwo bumvikanye, bitewe n'uko nyine umwe yari akiri muto. Ikindi kandi muzi neza ko kubera bya bindi byabaye, nta relationship yabo bombi yasaga n'iyapfuye, bitewe n'ibyo Rwigara yabonaga. Ntabwo rero hakomeje kubaho iki kintu. Abantu babizi ndetse kugeza ejo bundi, abantu babizi nanone bazatubwira. Rwigara ni umuntu nyuma y'igihe, wagerageje kuva muri iyi relationship, kuko abantu bazi undi mugore yigeze, ndetse baranabyarana, babyarana abana babiri. Umugore uzwi ku izina rya Josiane, ababyeyi nabo umuntu arabazi, ariko nabo ntabwo ari ngombwa kubashyira mu kiganiro, ahubwo wenda umuntu yavuga ko nabo baturuka Ngoma, muri Kibuye. Abantu rero bazi neza iby'uyu Josiane, kuko yari atuye na hariya Gisozi, banahamya neza ko igihe Rwigara agira impanuka yari avuye kureba umugore we. Mbabwire ko uyu mugore arazwi, Josiane n'abana be babiri, ndetse nyuma y'igihe yaje no kurongorwa rero, hanyuma noneho yerekeza iya Canada, akaba ariho aba. Hariho ikindi kintu kizwi cyane kuri madamu Rwigara Adeline, ni uko kubera ubushuti bukomeye, urabona kwa kundi umuntu uba yizera umuntu, kwa kundi umuntu uba ufite ku mutima, kwa kundi uba umubwira ibintu bikomeye. Buriya ngo Agatha Habyarimana yigeze kugira ikibazo mu rugo nk'uko bigenda, noneho yiyambaza uyu mudamu, ndetse yiyambaza Archevêque Vincent Nsengiyumva. Aba bantu nibo bagarukanye umubano, baraza bagerageza kuganira n'iki, ku buryo rero madamu Agatha Habyarimana, nyine niyo mpamvu Adeline yamusabye imbabazi, nuko bari bafitanye ubucuti bukomeye cyane kugeza kuri iyo level. Burya umuntu washyingiye akagushyira hafi y'umukobwa washyingiwe, ubwira amabanga nk'aya ngaya, aba ari ibintu bikomeye. Hanyuma hariho ikindi kintu cyagaragaye mu gihe abantu buriya muri CND mwibuke ko habagamo hoteli. Kera burya muri CND habagamo hoteli, nk'uko ku Mahoro habaga hoteli imwe yitwaga Amajyambere, indi yitwa Mahoro ahari. Muri iyo hoteli yabaga hariya muri CND habagamo suite presidentielle, yari imwe suite presidentielle. Fosa muri zo hari amafoto y'uyu mudamu yabonetsemo. Ikintu gitumye nkora iki kiganiro no kugira ngo Bibiliya tubona, gufata Bibiliya hanyuma ukajya ku muzindaro, ugatangira kuvuga abantu bishe abantu, ugatangira kubeshyira abantu, ugatangira guhakana jenoside warayibonesheje amaso, uzi abawe bapfuye. Buriya jenoside yakorewe Abatutsi ni ikintu kitabaye muri 1994, ni uruhererekane, ahubwo rwari rurimo rurangiza byinshi byabaye. Muri ibyo byinshi byabaye, kuko mbona ari umuntu mukuru, mbona ari umuntu ushobora kuba arengeje imyaka 60, ushobora kubaza amateka neza y'u Rwanda.
yagakwiye guhera icyo gihe akajya areba abe abe bagiye bapfa, noneho akageza iki gihe, hanyuma cyangwa se akageza muri 1994, akareba akavuga ati "Mm, ibi bintu umuntu yabihakana ate?" ariko ufashe bibiliya, uravuga ko wakuriye mu rusengero, uravuga imana, ariko ukagerekaho kubeshyira umuntu. So abantu rero bazakurikira iki kiganiro bakamenya ibi bintu tuvuga, bakamenya ukuri kw'ibintu bihari, ibyabaye cyangwa se ibirimo bibu, muzakore komenti, kuko nta kamaro ko guhora ujya ku mizindaro nk'iriya ugendereye gusa kudeturuiza buri muntu wese, hanyuma umubi ukamugira mwiza, umwiza ukamugira mubi. Namwe nimurebe igihe yahereye, ni umuntu igihugu cyahaye impapuro, ni umuntu igihugu ntabwo yatorotse, umuntu yagiye ku karubanda agenda abantu bareba, agenda aca ahantu hazima nta ngorane. Uyu munsi akaba avuga ibintu nka biriya, hari uwamukumiye? Navuze ko nkora ikiganiro kugira ngo nsanishe ibintu. Hari ibyo umuntu azi, hari ibyo wabonye, hari ibyo wumvise, ugateranya ukabishakamo kuri namwe muzambwire niba hari icyo mbeshye muri ibi ngibi. Yari Egide Rwashya, Igicaniro TV.